Muraho neza nshuti zanjye, ni kuri Star 204 TV, yambi nari mbakumbuye cyane. Nagize ikibazo nyine ndwara inkorora, umva intindaho ku buryo kwifata ijwi numvaga bidakunda. Rero ni nayo mpamvu nshatse kubasangiza umuti urimo kumfasha, kubera ko ibindi byose nari nabigerageje biranga. Ndagira ngo mbabwire iki cyatsi cyitwa umuhengeri. Umuhengeri ubusanzwe ni umuti w'ibintu bitandukanye, tubikoresha mu bintu bitandukanye, ariko kuri uyu munsi umuhengeri urimo uramfasha ku nkorora yakaye. Urawufata ugasoroma aya mababi ukayaronga, ubundi ukayavuguta ukayanywesha cya kiyiko kinini ku muntu mukuru. Iyo ushoboye guhekenya aya mababi urayahekenya ukamira amazi ugacira ibikatsi byawo. Hanyuma iyo umaze kuwunywa ufata n'akayiko k'ubuki bwa kinyarwanda. Ibyo bintu biragufasha, inkorora ihita igenda, inkorora yakaye yayindi ukorora nticike. Hanyuma ku bana bato umuhengeri nawo urakora. Ufata ku mwana umuha akayiko gato mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Hanyuma nawe iyo umaze kuwumuha urenzaho akayiko k'ubuki bwa kinyarwanda. Ubuki bwiza ni umuti mwiza ku nkorora yakaye. Yego, uyu muhengeri ni mwiza cyane rwose, muwukoreshe. Ni umuti mu minsi itatu uba wabonye igisubizo, uba wakize inkorora yakaye, yayindi ukorora nticike, ukumva ubabaye mu gatuza, ukumva neza ubuzima bwahagaze, ukaryama ntusinzire. Ariko uyu muhengeri uragufasha, uboneka ahantu henshi, bakunda kuwushyira ku ngo nk'uruzitiro. Nizere ko mutazawubura, kandi muri iyi minsi hari ikirere kimeze nabi, muwifashishe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.